Hello guys, turabashuje mu izina rya Yesu, aho muherereye hose mu buce bugiye butandukanye, abo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuhuje, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda kandi badukurikirana turabizi ko bahari benshi cyane, tubahaye ikaze turabiyegereje muri uyu mwanya. Uyu ni wa mwanya tuza dufata wo kwiga gucuranga piano, style y'ikinyamurenge, amasebeni. Rero turabakiriye cyane, tubahaye ikaze. Uyu mwanya njyewe murimo kuvugana nitwa Mbangutse, dufite umutumirwa twatumiye ugiye kubana natwe, ni n'umunyeshuri cyane waciye kuri Rwamika TV live, wigiye kuri Rwamika TV. Uyu munsi rero ni kwa kundi uzurera umwana ukabona ubaye udahari, hari ikintu mu by'ukuri yafasha abarumuna biwe cyangwa se abandi bavandimwe, kwa kundi umubyeyi aza akuze inshingano akaba yozihereza umwana. Hanyuma rero uyu mutumirwa ni umunyeshuri wigiye kuri Rwamika TV, turaza kumwakiraga nawe abibwire, ariko twatekereje turavuga mu byo yari amaze kumenya agira icyo yabasangiza nk'umunyeshuri nawe. Ubu yavuye umucuranzi mwiza, ni umucuranzi mwiza, acuranga neza, yewe ni kanisa mvuyemo rwose, mfite impamvu hari aho ngiye niwe nza mpamagara agasigaramo agacuranga kandi ibintu bikagenda neza. Aho ngiye niwe uzusimbura. So tugiye kumwakira, gusa hari akantu namubwiye ari buze kubigisha. Amaze iminsi ari mu gucuranga keza kakabaze mu gisirimba, kandi abizi mukunda baze. Ejo ni ku cyumweru, murare mukize muzagacurange. Reka tumwakira abibwire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina ni Didier, nkaba nanjye nyine ndi umucuranzi, nkaba narigiye kuri Rwamika TV, kuri ino channel cyane yaramfashije. So nyine akaba hari na channel nyine yanjye kuri Ishimwe TV, naho wajya ukareba, ukanda subscribe, share, like, comment, Imana ikaguha umugisha. So ndumva nta bindi, reka twige kano kantu kakabaze. Murakoze. Reka mukomeze mukurikirane murebe iyi baze ukuntu agiye kwicuranga, namwe muze kuyiga neza. Ejo ku cyumweru muzayicurange, ku bantu batafungiye amasengero muzayicurange. So reka nyine tugatware gakeya kugira ngo nyine mubashe kukareba mukamenye ukuntu kagenda. Ni kuri iri nota ryaha. Kugira ngo murimo kukareba, reka dushyiremo beat wumve.
ugacuranga nyine hano ukoresha no mu buryo ukajya ugira gutya. Buretseho gato noneho ikintu ugiye kudufasha kubera ko intoki nyine kubera ko wowe wayimenyereye urakora nk'uyizi ugiye kwerekana formula uri mu gucamo wenda melody ntize kumvikana cyane hanyuma wowe werekane formula urimo urakoresha urutoki ku rundi ukoresha urutoki ku rundi we ubyerekane kuko kuracuranga gutya nyine hanyuma abantu ntibabe babibona neza wowe usanga werekana urutoki ngo urava hano uje aha mpaka gutya. So nyine ni ku inota hano ku ijwi rya kabiri nyine urakora gutya hano koresha urutoki rumwe nk'aha ngaha reka turebe urugero ukoresha urutoki rumwe like reka hano subiramo neza. Subiramo noneho witonze Laurent abanyeshuri babibone neza fresh. Wow, urakoze cyane. Nizere ko mwese mubibonye agiye gusubizamo akabiti yirukansejeho ka tempo hanyuma kubera ko uku tugize mubonye formula aciyemo nawe bitewe n'akamenyero k'intoki zawe ubwo formula wayibonye urabikora uko ushoboye irukansemo tempo bukeya niturangiza wongera ugasubiremo fresh. Asante cyane urakoze igira akantu werekana muri light ko wari urimo urakoresha zojana nira base gira kabere ku gacurange konyine nta base urimo gukora. Kora hano gutya gacurange konyine udacuranga base shiramo beat ugacurange. So guys murakoze turabashimiye cyane nyine uyu ni umunyeshuri wacu kandi ndizera ko byanga byakunda uko mungana kose muntu ukurikira Rwamika TV ntabwo uri buri cyo wakuramo hano kandi cyakugirira umumaro ni nka kwa kundi ku bantu bakiga cyangwa se baciye mu ishuri mwabaga muri ku ishuri umwe muri mwebwe mu banyeshuri akaba yagira nk'ikintu abasangiza kubera ko wenda iwe yagifashe mbere akayagira nk'ikintu abasangiza kandi na mwarimu ahari mukamwafatikanya mukiga nuko ni muri ubwo buryo twabikozemo. So Didier rero turagushimiye nawe Imana iguheze umugisha afite channel yitwa harya yitwa gute Ishimwe TV show
mwamusanganira nawe yafunguye channel mukamushigikira mukamusubscribe, ngira ngo murabizi nza nkunda no kumupostinga si ubwa mbere. Murakoze cyane rero, nimwega aka kantu nimukamenya bizadushimisha, kandi mwandike muri comment mutubwire ko ibintu byagenze neza, aho bitagenze neza tuzasubiramo nicyo tubereyeho. Murakoze cyane, yari Mbangutse murimo kuvugana, yewe wabaye umusangiza w'amagambo. Imana ibaheje umugisha naho utaha.